ibi bintu ni bibi sinanize ko byambera gutya. Nimbabazi nsabye bajya batwambara munsi y'imyenda. Imyenda nkuko nambaye ukatwambarira munsi. Ari nkabugo. Mbese murabitebeza. Oya ngiye ngeze i Musanze n'abantu bose b'Igicumbi cyangwa i Musanze cyangwa Rubavu babivamo nta kigenda cyabyo. Isomo nkuyemo. Nitwa Bamporineza Marie Louise. Abantu b'i Musanze. Umurenge wa Cyove. Nuko rero ngo wacuruzaga amagendo bizora? Nibyo. Wari uyimaranye igihe kingana gute ubikora? Maze nk'umwaka nyikora. Genda uyicuruza mute bigenda bite? Kugira ngo ubone imari uzayizane igurishwe ejo usubireyo yego. Abadamu b'Igisenyi bajya bagigoma bakaza batwambaye bakatunzanira i Musanze. Nanjye nagira i Musanze nkatuzanira i Kigali. Batwambara gute? Bajya batwambara munsi y'imyenda. Imyenda nkuko nambaye ukatwambarira munsi. Ari nkabugo. Mbese murabitebeza. Oya ngiye ngeze i Musanze ngewe naje i Kigali nza Nyabugogo mpamagara umumotari kubera yageze kuntwara twatumaranye nk'amezi 3 mwaka nimero mwatse nimero arayima nibwo yageze i Kinyinya rero baramufata. Ufashwe ugombye ibingoma. Naranguje 30,000 y'amanyarwanda. Uzakura manga. Uzakura manga. Ari kumpa 50. Umwaka uri kujya kugeramo kuko korona yabaye imaze nk'amezi 2 mbitwara. Bavuga ko ubucuruzi bw'amagendo bwungura ariko nanone bukagira ingaruka nyinshi. Bugira ingaruka ntarabijyamo nacuruzaga muri kariyeri wacu Musanze ntacyo nari mbaye. None ndavurira abagenzi banjye. Ibi bintu ni bibi sinanize ko byambera gutya. Nimbabazi nsabye n'abantu bose b'Igicumbi cyangwa i Musanze cyangwa Rubavu babivamo nta kigenda cyabyo. Isomo nkuyemo. Reba ukuntu abantu banyuzuye hari ubwa mbere ndasaba imbabazi mbikuye ku mutima ko ntazongera nimbabazi nsabye. Okay, ngewe nitwa Yamurage Venuste. Nitwa? Yamurage Venuste. Yamurage Venuste. Yego. Hano urahakora iki? Mfunzwe nzira gutwara ibintu bitemewe bya magendu. Wafashwe ryari? Nafashwe kuwa gatatu. Wafashwe kuwa gatatu w'iki cyumweru. Ufatirwa hehe? Ikinyinya. Ikiniki? Ikinyinya. Ikinyinya. Bagufashe byagenze bite? Okay, so njewe hari uyu mudamu Louise yajyaga avana ibintu i Musanze, yajyaga avana amasashi i Musanze akaza n'imodoka, imodoka yamugeza nka Nyabugogo akampamagara nkaza nkajya kumutwara na moto nkamujyana ku bantu ababigemuyeho ntahamugeza akanyishyura nkigendera. Ariko hanyuma y'ibyo mboneyeho kuburira abantu bose bacuruza ibintu bya magendo bari hanze aha ngaha baracahari ndabizi. Wenda utaragera aho kuburira dukomeze kuri urwo rugendo rwatumye mufatwa. We na Louise mwari mumaze igihe kingana gute mwamenyanye mute? Uri umucuruzi, uri umumotari, uri ndi umumotari, icyo nkora ni ugutwara, namutwaraga gusa. Hanyuma Louise mwari mumaze igihe kingana gute mukorana? Nge nari mukoreye nk'amezi 3. Amezi 3. Mwamenyanye mute? Twamenyanye n'ubundi ari byo akora. Utabikomeje ariko utangiye kuburira abantu bacuruza amagendo. Uvuze ko wari ubizi ko ibintu ukoramo nawe ari magendo. Mu by'ukuri kuba ndi aha ngaha nanjye ni amakosa nakoze kandi
akaba ari amakosa tuzi ko atemewe. Mboneyeho kuburira abantu bose, abamotari bagenzi banjye bose bagikora aka kazi n'ababicuruza nk'uko uyu mudamu Louise yabicuruzaga n'abo yabishyiraga bose. Mboneyeho kubaburira yuko ibi bintu bitemewe. Hanze aha hari inzego zibishinzwe kandi zibikurikirana uko bwije n'uko bukeye. N'ubikora wese nashaka bireke, kuko hanze aha hari inzego zibishinzwe zibifatira, inzego za polisi n'izindi nzego, n'abaturage bose nabo bagomba gutanga amakuru ku muntu wese wazi yuko abikora agafatwa. Ubikora wese namugira inama yo kubireka. Nje n'abadamu babinyinjijemo nabikoraga nk'akazi nyine, kuko narabikoraga, naramutwaraga yampa amafaranga nkabona nta kibazo. Ariko tugiye kuri umumotari ese ko hari abandi bagenzi bari gutwara guhitamo gutwara ba magendu bafise ko baguhaga gatubutsa mugabo. Urumva niba nka Nyabugogo yenda umugenzi ari nk'igihumbi, hari nk'igihe yandengerezagaho nka 500 nkamutwara. Urakoze. Ubundi magendu ubucuruzi bwe buhagaze bute? Ni ibyaha mukunze kubona kenshi bigira izihe ngaruka ku bukungu bw'igihugu? Urakoze njango, nubwo baje ibibazo byinshi, ariko muri rusange ibintu byo gukora magendu, kwinjiza bicuruzwa mu gihugu bitemewe ni ibintu bikunze kubaho cyane mu karere k'amajyaruguru, mu ntara y'amajyaruguru, mu turere twa Burera no mu ntara y'Uburengerazuba, cyane muri Rubavu na Nyabihu. Cyane ibicuruzwa babikura muri Uganda no muri Congo, nk'uko n'abangaba bamaze kubibwirira. Bimwe mu bicuruzwa bazana mu by'ukuri ni ibicuruzwa byaciwe mu Rwanda nk'amashashi n'amavuta yo kwisiga, umuntu adashobora kumenya ubuziranenge bwayo mu by'ukuri, kuko amwe mu mavuta muzi yuko ahindura uruhu rw'abantu, ashobora kubatera ibibazo. Amasashi nayo agira ingaruka zikomeye cyane ku bidukikije. No gucuruza kandi amavuta nubwo aba adapimye ngo tumenye ubuziranenge bwayo, nubwo yaba bufite, bigira ingaruka zikomeye cyane ku bandi bantu baba bafite ibicuruzwa byemewe byinshi mu gihugu mu buryo buciye mu mategeko, bishyuye imisoro. Urumva rero ku biciro no ku isoko ryose muri rusange bigira ingaruka zikomeye cyane. Ariko kandi igikomeye ni aya mashashi. Muzi ko leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zikomeye zo kurengera ibidukikije, cyane muzi ko igihugu cyacu gifite imisozi, tugira isuri zikomeye. Izo suri rero zishobora kuba nyinshi cyane bitewe n'aya mashashi abantu bakoresha rimwe bakayajugunya, akazatuma amazi atinjira mu butaka, noneho tukagira ibibazo bikomeye. Kandi isuri muzi ko zica n'abantu benshi, zikangiza n'amazu y'abantu n'ibikorwa remezo. Haracyari ikibazo cyo kuba byinjira bite? Aho ntihaba hari icyuho wenda ku buryo imipaka yabicunga ku buryo bikomeza kwinjira? Nk'uko mwese mubizi uko igihugu cyacu imipaka yacyo iteye, imipaka y'igihugu cyacu kubera nuko tere y'aka karere iteye, ni imipaka idafite amazi magari, wenda umuntu yavuga ngo abantu uko yambuka biragoranye. Ni ahantu dukunda kuzita porous borders, cyangwa se imipaka yoroshye kwambuka, haba mu majyaruguru, haba mu burengerazuba aho ngaho twavuze, ndetse no mu burasirazuba hari aho bikunda kuva mu bihugu duturanye nka Tanzania, ugasanga birinjira kubera ko imipaka yacu iracunzwe na polisi n'inzego zindi zishinzwe umutekano. Ariko usanga abantu bareba aho batari neza, cyangwa se aho bavuye mu gihe barimo gukora patrol, bakaba barinjiye kubera ko byoroshye cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uburyo abantu bo mu bihugu byacu duturanye duteye. Abantu bo muri Burera n'abo hakurya i Kabare usanga akenshi ari za famiye baziranye imyaka myinshi, so bagacungirana. Rero abo hakurya bakabibabikira, abo hakuno bagacunga, babona inzego z'umutekano zigiyeyo bakaba barabyambukije byihuse. Ariko dukomeje gushyiramo ingufu zo kugira ngo tubigabanye cyangwa se tunabihashye bizacike burundu, ko bigira ingaruka nk'uko maze kubivuga. Afande, hari icyo naringiye kuvuga, ntabwo wenda tuzajya gutegeka abo muri Uganda uko bacunga igihugu cyabo, ariko se tugarutse ku bayobozi b'inzego z'ibanze mu Rwanda, nta ruhare baba bafite mu kuba byinjira? Wenda hakaba hari n'abo muzi bagiye bafatwa mu bihe byashize. Kugeza ubu ntabwo twavuga yuko tuzi ko hari abantu bo mu nzego z'ibanze mu by'ukuri bagira uruhare mu kwinjiza ibi bintu.
usibye wenda kuba habaho kuhishirana rimwe na rimwe, ariko ntabwo twavuga ko dufite za katuzi zaho abayobozi b'ibanze bagira uruhare, kuko abayobozi b'ibanze nyine n'abayobozi b'ibanze ahubwo bafite uruhare mu kugira ngo abaturage babeho neza banakurikiza amategeko ya leta. Izo ngingo zose uvuze haruguru zituma amagendo yiyongera, ndanongeraho yuko ari ubucuruzi butanga inyungu ihambaye. Ibyo ntibitanga igisubizo cy'uko kugira ngo amagendo icika ari ihurizo rikomeye kuri polisi. Mu by'ukuri ntago navuze ko amagendo yiyongera, ahubwo nituma zidacika kugeza ubu. Ntabwo yiyongera, ahubwo iragabanuka ko hashyizwemo ingufu nyinshi. Ntabwo duherutse kubona ibintu byinshi cyane byinshi bimeze bitya, ariko nanone imwe mu mpamvu ituma abantu bakora amagendo nyine niyo ngiyo uvuze, kuba bakuramo inyungu kubera ko batishyuye imisoro, kubera ko wenda ibintu babiguze makeya, kubera ko bazi ko biri bwinjire mu buryo bubi. Niyo mpamvu abantu mu by'ukuri bakora amagendo umuntu yavuga ko ari abantu b'ibisambo bashaka kubona inyungu irenze y'abagenzi babo b'abacuruzi babona. Kubera iyo mpamvu rero ni abantu bashaka kubona inyungu nyine, niyo motivasiyo ya mbere ituma abantu bakora amagendo. Ntabwo ari ukubera ko mu Rwanda hatari amavuta, oya, ntabwo ari ukubera ko mu Rwanda hatari ibintu abantu bapakingamo nka za ambaraje zemewe na leta, oya, ahubwo ni ukugira ngo babone iyo nyungu, banabeshya abaturage, babahe ibintu bitemewe bidafite ubuziranenge. Nuko amategeko, hari amategeko kandi ateganya ibihano binakomeye, birimo gucibwa amande menshi akubye inshuro 10 hafi z'agaciro k'ibyo wafatanywe. Kubera iyo mpamvu rero kandi no gufatira ibyo ngibyo wari ufite. Ntabwo rero nabagira inama rero yuko bajya mu bucuruzi bwemewe, bakihangira umurimo, bagafashwa. Hari gahunda nyinshi cyane zo gufashwa abantu kugira ngo bakore ubuhinzi, bakore ubworozi, bakore ubucuruzi. Muzi ko hagiyeho n'ibintu byo gufasha abantu bagizweho ingaruka na Covid. So icyiza rero nuko abantu bakora mu by'ukuri, bakareka ubusambo, bakareka kwireba, ahubwo bakareba sosiyete nyarwanda muri rusange, kubera ko aya mashashi ateje isuri, ntabwo wamenya uzagerwaho n'ingaruka uwo ari we, n'uyu ubicuruza bishobora kumugiraho ingaruka. Umuntu iyo yemereye ibyo yakoze cyangwa se ibyo yafatiwemo, twese tuzi ko ari byiza, bifite akamaro gakomeye cyane, kubera ko nyine niwe uba ubyiyemereye. Icya mbere kigaragaza yuko atazongera kubikora, bishoboka cyane ko ashobora kutazongera kubikora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko abantu bagenzi be bari basanzwe bakorana nawe babona ko nyine ari ibintu bishobora kumushyira mu kaga, wenda nabo bashobora kubireka. Ikindi ni uko abashinzwe gutanga ibihano no gukora iperereza bazabishingiraho kugira ngo barebe niba bashobora kumugabanyiriza ibihano wenda, cyangwa ibyo ngibyo ntabwo ari biri mu nshingano za polisi. Aba nk'uko nabivuze, hari itegeko rireba ibyo umuntu yafatanywe, itegeko ryo muri 2019, bakaba bacibwa amande akubye inshuro 10 zijyanye n'ibyo bafatanywe, n'ibindi bihano biteganyijwe, kuko polisi ntabwo ishinzwe guhana. Hari inzego zishinzwe guhana, ziri buze kubireba, zikore icyo amategeko azitegeka. Murakoze cyane.